Hello guys, mumeze neza, mumeze mute? Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Aho muherereye hose turabashuhuje mu bihugu bigiye bitandukanye. Kandi mboneyeho no kubashimira inshuti zanjye, bantu mujya munyandikira kuri WhatsApp. Ndabashimiye cyane. By'umwihariko nshimiye umuntu witwa Fidel uturuka mu Burundi. Ni Fidel, ariko niba ari Fidel, I think ari umuntu wo mu Burundi w'inshuti yanjye, umwe nohereje amapadi kuri mail. Reka mushimire, ndagushimiye cyane aho uri hose, ubyumve ko ngushimiye kubw'impano wampaye. Ni ukuri uyu muntu ndamushimiye, mwese mubyumva. Yampaye gifuti ndetse ikomeye cyane, ikomeye, iremereye, ndetse arayinyohereza ivuye mu gihugu cy'u Burundi ingeraho mu Rwanda aho merereye. So ndagushimiye cyane, ndagushimiye uwo mutima ugira mwiza, uzawukomeze kandi Imana izawuguhembere, Imana izagura ibyo ukora byose. So rero tubahaye kaze bantu bakurikirana channel Rwamika TV, nk'uko bisanzwe iyobowe na mwarimu Mbangutse. Dufatikanya kwiga gucuranga igisirimba ndetse n'amasebeni. Umuziki ni ikintu cyiza cyakugeza kure, njya mbibabwira ko ubigiyemo cyane byanagutunga my friend, kuko nanjye size njya mbabwira ko ari byo bintunze. So rero umuziki ni ikintu cyiza cyane, ugomba kuwukurikirana neza ukawiga. So rero niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, ari bwo ukigeraho, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzabasha kubona amasomo yacu uri uwa mbere. Noneho ukore like, wandike comment, kandi ibintu dukora niba mubikunda mujye mukora like, mwandike ama comment, mutubwire n'ibindi byo mwifuza. So rero tudatinze mu magambo, aka kantu ntangiye ncuranga niko tugiye kwiga, niko kantu tugiye kwiga. Noneho nta bintu byinshi, turakanonosora tukige neza, turebe uburyo gacurangwamo. Ni base y'indirimbo ngo nawe yemeye kundinda ndetse no kunyobora neza. Ni muri ayo magambo, niyo ndirimbo tugiye kwiga gucuranga muri base, kandi ziba nziza cyane. So kadutangire rero. Guys, noneho duha ducuranga iyi base muri light mu kuboko kw'iburyo. Nta bintu byinshi tuzadukora, dukora ibintu bike cyane, ni bike cyane byo kugenda uyobora na accompaniment ujana n'iyi base nyine. Nta bintu byinshi uzakora hano, nuvuga ngo akazi kenshi gafite ukuboko kw'imoso, niyo mpamvu ugomba kwitegereza mu moso cyane, ukitoza speed mu moso cyane. Noneho tugiye kubikora nta beat irimo kugira ngo buri muntu wese abibone. Base nakoresheje ni nk'ibisanzwe yitwa, sinzi amenya no gusoma icyongereza cyane, nje nize mu Gifaransa ariko nazunzeho gikeya. Dore ngo ni Saint Base niko nza mbona bayisoma. sinzi icyongereza cyane ariko mutagira ngo sinasomye da. Aha
dore turahera ni muri aya manota gutya, aka gaparite aka niko tugiye gucurangiramo iyi base twari ko ducuranga. Ndagira ngo cameraman aze kubigaragaza neza, nongere mbisubiremo. Iyi base abantu baza bakunda kuvuga ngo base nakoresheje kasabe cameraman ayibereke muri tableau. Muri right 1 ni ngibisanzwe ndimo ndakoresha stage, nayisetinze kuri right 2 niho iri hano, nuko piano yanjye yabaye nk'iyijimye, ariko noneho twite kuri base kuri left ni cent base imwe iharaye baza bakunda gukoresha, niyo nakoresheje. Asante. Noneho musaba agaragaze urutoki rwanjye uko rugenda, buri muntu wese abirebe. Guys, nizere ko bigaragara. Tugiye kongera dusubizemo akabiti sasa. Noneho ugomba kubyiga, warangiza ukiga no kubijanisha mu njana y'igisirimba. Niba usanzwe uri umucuranzi, biragoye ko wabuye gutangira ngo wige ibi bintu. Aya masomo bareba abantu basanzwe bafiteho nosi yo kugisirimba cyangwa se mu gucuranga, biraborohera cyane kubera ko amanota baba basanzwe bayazi. nizere ko ari ibi tugiye kureba akandi gakuri Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Akantu ka mbere tubanje kwiga ukabukinga ahantu nizere ko ugafasha kandi mu izina rya Yesu ugafata kandi mujye munasenga cyane kuko ibintu byose bitarimo gusenga biba byapfuye. Noneho tugiye gukora ko kandi turebe ko ibyo ari byo. Nanje
niko mba nahawe, muze mwihangana. Ngaragaza urutoki. Guys, cameraman nyine mwihangane yarankosoye ngo ntihaye mbigaragaza neza, ariko kadushiremo none akabiti. So guys, Imana yo mwijuru yaheze umugisha. Naha dushoreje, si ngombwa ko dukora ibintu byinshi, naha dusoreje. Ariko noneho ugerageze uzukurikirana video yose uyirangize, witegereze, wige, kandi ndabizi ko mu izina rya Yesu uzabifata. Byaba bibabaje ubaye utarakora subscribe, byaba biteye agahinda kandi uhakurikirana amasomo. Mu byukuri niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe, kora like, ama comment, sharing n'ahandi hose. Ni mwarimu Mbangutse ubakunda, nawe utamu yandi masomo. Sawa, ibihe byiza.